turabasuhuje cyane mwe bakunzi ba Country FM, ariko by'umwihariko bakunzi b'ubutumwa bwiza. Amen. Nanone cyane abakunda ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM ku munsi wa kane. Isaha yo uyu munsi yahindutseho gato, ariko ntabwo izagikomeza guhinduka, ahubwo turagumana isaha dusanganywe. Habayeho impamvu ituma kidatambuka saa 2 kigatambuka saa 3, ariko by'ukuri ikiganiro kizagikomeza gutambuka kuva saa 2 kugera saa 3. Uyu munsi rero tugiye kuba muri studio guhera saa 3 kugera saa 4. Tunabashimira ko mwakomeje kudutegereza kugeza ku isaha saa 3 tugiye gutangiriraho. Bigaragaza inyota, hari n'abagiye batwandikira turi mu nzira batubaza ati se ko twababuze. Yego. Habaye impamvu ituma tuzatangira saa 2, ariko turabashimira ko mwihanganye mukaba mwari mugitegereje gusangira natwe ijambo ry'ubutumwa bwiza. Amen. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa, kigahishura uburyo Imana yaduhaye ijuru ku buntu biciye muri Yesu Kristo. Amen. Uwo mwumva kuri mikoro ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe na mwene data nawe musanzwe mwumva. Nifuza ko abibwira akabasuhuza, ubundi tugakomeza ikiganiro. Mwene data. Urakoze muvandimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza ntirikorerwa kinyura kuri Country FM. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bibe kubera bose. Imana ibishimirwe. Amazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Imana ishimwe. Amen. Tubibutsa ko tuba turi kuri YouTube ijuru ntirikorerwa TV. Umuntu ushaka gukomeza gukurikira ibiganiro atari ku uyu munsi gusa, ahubwo ibiganiro bihoraho, yajya kuri YouTube agashyiramo ijuru ntirikorerwa TV, aratubona dutanga ibiganiro bitandukanye. Yego. Ndetse arabona n'abandi bene data benshi bari bumufashe gusobanukirwa mu by'ukuri uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Amen. Uyu munsi turifashisha ijambo riri mu rwandiko rw'Abaheburayo, igice cya mbere, duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Yego. Mwene data dusomere. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ko yadukijije. Yego. Mu by'ukuri tukaba turi mu isi tuzi neza ko tutazarimbuka. Amen. Ahubwo twarakize urupfu rw'iteka, atari kubw'imirimo yacu, atari kubw'imbaraga zacu. Yego. Ahubwo kubw'urukundo rw'Imana. Amen. Amen. Ijambo abantu benshi bazi riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva rero ko kuba turi mu isi dufite ubugingo buhoraho byaturutse gusa ku rukundo rw'Imana rwonyine. Iyo dukunze igatanga Yesu,
ariko igamije kugira ngo uzamwizera wese ntazarimbuke ahubwo ubugingo buhora. Kuri ayo magambo yavuze hepfo aravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Amen. Urumva rero ko Imana yo icyo yagambiriye gukora yaragikoze, haba hasigariye umuntu kucyemera. Nibyo kucyemera nawe agatunga umutima wizera, akaba mu isi azi neza ko azajya mu ijuru. Yego. Ubundi kwizera Yesu bigukiza kurimbuka. Nicyo. Niyo umuntu avuga ko yarakijijwe, nicyo yakabaye avuga. Nicyo. Kuba urupfu rw'iteka rwarakuwe mu mutima we. Yego. Afite amahoro mu mutima atemba nk'uruzi. Yego. Ashingiye ku kuba ari mu isi ariko azi ko afite ijuru. Amen. Amen. Niko gukizwa. Gukizwa si uguhindura idini, gukizwa si uguhindura ingeso. Gukizwa mu by'ukuri si imyumvire. Gukizwa ni ugukira nyine ariko ukijijwe n'undi. Yego. Ni ugukizwa. Nibyo. Ni igikorwa ukorerwa. Hari ikintu kira cyari kikugarije, ariko ugikijijwe n'undi. Nibyo. Umaze imyaka ntazi umubare uvuga ko wakijijwe, ariko ukaba ukigendana urupfu rw'iteka mu mutima wawe. Ubwo nturakizwa. Icyo nicyo Yesu yaje kudukiza. Yego. Nyine yaje kudukiza kujya mu muriro. Yego. Twari dufite urubanza rw'ibyaha. Yego. Ariko rutuganisha mu muriro. Yesu rero aje nicyo yadukijije. Yego. Ariko akitukiza gute? Akidukiza afashe bwa bunyabyaha bwose bwatumaga dukatirwa burundu tukajya mu muriro utazima. Yego. Abutwandukuzaho. Yego. Abwiyandikishaho. Afata n'igihano cy'ubwo bunyabyaha. Yego. Imana iramuhana, imuhoye ibyaha byacu. Ariko azuka ku munsi wa gatatu arangije igihano cyacu nk'igihamya cy'uko igihano cyanjye kirangiye. Yego. N'igihano cyawe wowe dukurikiye kirangiye. Yego. Ibyo nibyo wizera mu mutima, ukaba urakijijwe nyine. Ukaba urakijijwe. Ukabukuwe, ukaba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yego rwose. Ukaba wanditswe ku mutima wa Yesu. Amagambo twasomye rero yavuze ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ariko ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yego. We yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari we yaremesheje isi. Yego. Aho ni ku murongo wa kabiri. Turaza gukomeza wenda n'umurongo wa gatatu. Yego. Mu bihe bya kera Imana yavugishaga abantu iciye ku bahanuzi. Yego. Niho tubonera nyine abahanuzi benshi tubona muri Bibiliya. Nuhereye kuri Abrahamu. Yego. Ba Mose. Yego. Ba Danieli. Ba Dawidi. Yego. Ba Elisa. Ba Ezekiel. Ba Habakuki. Ba Zekariya. Yego. Ba Mika. Yego. Na ba Zefaniya. Yego rwose. Ba Obadiya. Yego. Mbese na ba Mose wundi atari Mose uriya wakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Yego. Abahanuzi ni benshi. Abo bose rero ubundi Imana yavugishije abahanuzi kuva kera, ariko ibaha guteguriza Kristo uzaza. Yego. Nubwo dusoma ubuhanuzi ba Danieli akenshi nitwumve n'ibyo turi gusoma, ba Yeremiya nitwumve ibyo turi gusoma, ba Ezekiya ntitubyumve. Yego. Ariko bikubiye byose mu guteguriza kuza kwa Kristo. Nicyo. Kuko ubundi ubwoko bw'Imana cyangwa se abantu b'Imana bagiye kure yayo. Icyo rero Imana yateguye kuva kera, umugambi w'Imana ku bantu. Reka tuvuge gutyo. Uhereye kera. Kuko kuva umuntu yacumura hakurikiyeho processus yo gutegura uburyo umuntu agomba gucungurwa. Iby'Imana rero yagiye ivugisha abahanuzi byose byagushaga
kuri uko gucungurwa. Reka twongereho n'amategeko yatanze. Ibyanditswe birabivuga ko amategeko n'abahanuzi bahamyaga Kristo. Yego. Haraho Petero ageze kwa Korneliyo yavuze ngo abahanuzi bose baramuhamije bagira n'icyo bavuga. Ngo bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Yego. Bibiliya yose rero simple kumva. Ntabwo bisaba kuba uri umuhanga muri theology. Yego. Oya. Hari icyanditswe abantu benshi bakunda gukoresha kiriya Imana ibwira Hezekiya iby'amagufwa yumye. Imubwira iby'amagufwa yumye ati wahanura amagufa kabaho. Arasubiza ati ni wowe ubizi. Nabyo byagaragazaga ukuntu umuntu yangiritse amaze gukora icyaha, yahindutse umuntu wapfuye nyine. Ariko kandi Hezekiya abibona, Imana yaramubwiye ngo wakongera ugahanura noneho. Hakajyamo umwuka, hakajyaho imitsi, hakajyaho inyama. Byagaragazaga uburyo Kristo azongera gukura umuntu mu rupfu akamugeza mu bugingo. Amen. Bibiliya ikavuga kuri Aburahamu n'abagore babiri, umugore w'isezerano n'inshoreke. Ariko twagaruka mu Bagalatiya bakavuga ngo ibyo byacaga umugani. Yego. Byavugaga nk'amasezerano abiri. Isezerano rya mbere n'isezerano rishyashya. Ariko bigakomeza bivuga ibyanditswe ngo senda inshoreke. Yego. Inshoreke senda inshoreke n'umuhungu wayo. Yego. Kuko umwana w'isezerano atazaraganwa n'uw'inshoreke. Byose byabaga bigaragaza gushajisha isezerano rya mbere kugira ngo hakomezwe irya kabiri rishingiye kuri Kristo. Ariko kandi kuko niko bimeze, ngira ngo n'ibyanditswe byera niko bivuga ngo yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Twavugaga rero ko kera nk'uko dubisomye hano mu Baheburayo mu gice cya mbere, uje kano kanya niho twasomye guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Kera Imana yavuganaga n'abantu inyujije ku bahanuzi. Yego. Ariko abo bahanuzi nabo bageragezaga kwereka abantu ibyo kuzatabarwa kw'abantu kuzaboneka biciye muri Kristo. Yego. Iyo usomye muri nka Yeremiya 31 bavuga uburyo Imana izagirana n'abantu irindi sezerano ridahwanye n'irya mbere ngo ridafite naho rihuriye, ngo kuko irya mbere bararyishe. Bivuze rero ko nuko umuntu nyine asoma akumva bijyanye nuko afite kumva cyangwa adafite kumva, ariko burya n'ibyo dusoma mu byanditswe byose byaganishaga kuri Kristo. Nibyo abahanuzi rero bose bahanuye berekeza kuri ubona ko na Dawidi yabyanditse muri Zaburi avuga iby'uko umutwe w'abanyabyaha wamutaye hagati bakagabana n'imyambaro ye. Ibyo byashushanyaga Kristo Yesu n'ubundi ubwo yarageze ajya ku musaraba. Amen. Abahanuzi rero nicyo bahanuye. Nibyo. Ntabwo ari Imana iguhaye inzu. Ntabwo ari Niniwaya, Ziziwaya. Ntabwo ari Zezeyakide. Imana ikujyanye muri Amerika. Oya. Ntabwo ari ati Zezeyakide tegukuye mu cyari kujyanye mu mujyi. Oya, ntabwo ari ibyo si ibyo ntabwo ari ibyo ati wiwi ati nduwiteka nguhaye abana, si ibyo ngibyo abahanuzi bahanuraga kuza k'umucunguzi. Ariko nicyo kibazo gihari. Imana yaremye umuntu wayo, umuntu shitani aramushuka amujyana kure. Nibyo icyakurikiyeho rero ni umugambi w'Imana kugarura umuntu. Nibyo no kubaha amategeko kwari ukugira ngo ibereke uburyo bari babi. Yego. Ariko birebeye mu mategeko. Yego. Mbese barebe ubwiza bw'Imana ariko n'ubunyabyaha bagabo. Nibyo noneho bibatere no kwivaho bahindukirire Kristo. Nibyo n'amategeko n'icyo amaze. Yego. Iyo usomye ibitabo 5 bya Bibiliya byose byitwa ibya Mose, byuzuyemo amategeko gusa. Ntabwo amategeko ari 10, hari 10 bisate by'amabuye, ariko amategeko ni menshi. Ari muri 600 nandi. Hari amategeko yerebaga ubutambyi,
hari yarebaga ubuhinzi, hari yarebaga iby'ubworozi, hari yarebaga imibanire y'abantu, imyambarire, mbese amategeko yari menshi cyane, yari menshi. Rero byose byagaragazaga uburyo umuntu atashobora amategeko, ariko kugira ngo umuntu noneho ashake indi nzira yo gukiriramo, Imana igiye yamutungira agatoki kuri Kristo kugira ngo amukize, ahebuririye aho ngaho, ahaburiye inzira, atsinzwe burundu. Niyo bavuze ngo no muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuraga wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana yavuganiye natwe. Wowe ushaka kumenya icyo Imana ivugana nawe uragisanga muri Yesu. Amen. Hari abantu bajya gushaka abahanuzi ngo bababwire icyo Imana ivugana nabo, ariko turagenda tubabwire ngo muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganye natwe muri Kristo Yesu. Hari abantu bajya mu mashyamba, bari abantu bajya mu buvumo, mu mazi, ngo bagiye kumva icyo Imana ivugana nabo, agahura n'umuhanuzi akazezeya, akayagayamando, ati nduwiteka nakubonye. Oya ntabwo ari ibyo bintu ibyo ngibyo. Icyo Imana ivugana nawe ni iki? Icyo Imana ivugana nawe ni uko yagukunze ikabona ko wari ugiye kurimbuka, hanyuma kandi kubayeho nabi hashingiye ko watandukanye n'umuremyi wawe, nibyo ikagushakira inzira yo gukira, ikagutegurira Kristo, akaba ari uba inzira nk'uko n'ubundi nawe yabyihamiye, avuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njye umujyanye. Iyo nzira rero, muri iyo nzira niho wongera kugaruka ku Mana, nibyo, kandi wagera ku Mana ukagarurirwa amahoro yawe, ukabaho neza, ukirongera ikibanza mu ijuru, ukaba mu isi, ariko uzi ko hano uri umugenzi, uzi ko wanyari mu ijuru. Ntabwo bisa njyemo n'abantu bashegera kuvuga ngo babonye green card zo kujya kuba muri Amerika n'amaviza yo kujya muri za Canada n'Uburayi, ariko tekereza nawe niba abantu bashimishwa n'ibyo, wakwishima bingana iki uramutse uri mwiza utunze ijuru, ufite viza y'ijuru? Ndakumirwa. Uzi neza ko iwanyari muri iminsi y'imperuka. Rero Imana yavuganiye natwe muri Kristo. Amen. Niba ushaka kumenya icyo Imana ivugana nawe, tega amatwi wumva icyo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu, umwizere, ube mwisi utunze ijuru. Amen. Ibindi ntacyo bimaze, barakubeshya. Ubuzima bwo mwisi ni ubuzima rusange, dufite byinshi bidushimisha, dufite byinshi bitugora, imvura iragwa, izuba rikava, amanywa araba, ijoro rikaza, habaho ibyago n'ibirori, hakabaho mbese byose birahindagurika, gusonza no guhaga, guhinga ukeza n'ubundi ukarumbya, gucuruza ukunguka cyangwa ugahomba. Ubwo ni ubuzima rusange. We ibikubaho ntugire ngo wagushije ishyano, birava ngo nta kigeregezo kitari rusange mu bantu, ahubwo utegereje icyo wakabaye uha mwanya cyane ni ukumenya icyo Imana yagukoreye muri Kristo. Amen. Ukacyizera, ukaba mu isi utunze ijuru. Nibyo. Umuntu wa gatatu urakomeye, bavuze ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, n'ishusho ya kamere yayo, ishusho ya kamere y'Imana ni Kristo, ni Yesu. Mbese Kristo mu isi niwe wagaragaje imiterere y'Imana, niwe wakoze iby'Imana ishaka, niwe wari ufite ishusho y'Imana. Amen. Sibyo? Kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Wowe unakeneye kubaho ubuzima bwishingiwe bukomeye, Kristo ni uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Mwizere. Hari n'igihe abantu bavuga ati buse nizeye ko nababariwe nkikorera ibyaha, kandi aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Aho n'ibyakunaniye araje abikugirire neza. Sibyo? Neze ijambo ry'Imana ntiribivuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana hesha uwizera wese gukira. Mwe murahunga umuti. Ubutumwa bwiza nibwo burimo igisubizo n'ibyabatsindaga, nibwo buzabafasha kubitsinda. Nibyo. Ni uramiza byose
ijambo ry'imbaragazi. Ahubwo ikibazo rero imbaraga udafite no kutizeye uwo nguwo. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane. Ubwo azamutse agiye mu ijuru yari amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Bavuze ko azabikuraho? Oya, bavuze ko yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Iri jambo rirakomeye rero, kubera ko abantu benshi amagana n'ibihumbi batwaye icyo nakwita ikinyoma cyitwa kwiyeza. Yego rwose. Kwiyeza cyangwa kwitunganya cyangwa gusaba Imana imbabazi. Ariko ijambo ry'Imana ryo rigaragaje ko uwo murimo wo kweza, umurimo wo kugukuraho ibyaha, uwo Yesu yarawurangije. Ntabwo azawukora. Oya, ntabwo azawukora. Ntiyenda kuwukora. Oya, yarawurangije kera. Icyo usabwa ni ukwizera ko icyo gikorwa cyakozwe. Amen. Ntabwo ari ukwiyeza. Ahubwo ni ukwemera ko wejejwe. Wejejwe n'amaraso ya Yesu masa. Yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Arangije aricara. Ntabwo n'ubundi ari kutweza. Ahubwo yararangije aricara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yicaye ari uko asoje umurimo. Ntabwo yicaye kuko arushye. Ntabwo yicaye kuko amaze kweza no gukuraho ibyaha bya muntu. Iyo umuntu avuga rero ko nta wera uriho mu isi, ko nta waba uwera kiri mu isi, ko nta waba umukiranutsi kiri mu isi, ubwo abapfobeje Yesu wejeje akanakuraho ibyaha by'abantu. Uretse ko twanamumara impungenge tukamubwira ati ahubwo wowe watinze cyane kubimenya. Niyo umuririmbyi yavuze ngo watinze cyane kwitaba, ubu ari kuguhamagara ngo umenye amakuru y'ibintu yagukoreye, nawe ube mu isi unezerewe, utunze ijuru, uri uwera, uri umuziranenge, utari kugawa imbere y'Imana, ubikesha kwizera ko Yesu yamaze kukweza. Umuntu wera uzira inenge. Ibyo bintu mwene data avuze, ayo magambo mwayasanga mu Bakolosayi mu gice cya mbere murongo wa 21 na 22. Havuga ko yadushyize imbere y'Imana, ni Kristo wabikoze, turabera, turabaziranenge, turabatagawa imbere y'Imana. Nko ku murongo wa 14 naho bahasome, naho haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Yaducunguje amaraso ye, ubundi tubabarirwa ibyaha byacu. Ntituzababarirwa, ahubwo twarababariwe. Amaze nyine kweza no gukuraho ibyaha, anakuraho. Ariko iyi ni inkuru nziza y'umukiro. Uzi ko Yesu uyu murimo amaze kuwukora, yanabaye n'umugabo wo guhamya ko ibyo bintu byabaye. Biranditse mu Byahishuwe igice cyaho cya mbere ku murongo wa 5. Havuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, ngo utwara abami bo mu isi bose, ngo udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Yahamije ko yatwejeje, yahamije ko yagukuyeho ibyaha byawe, ni nawe wabihamije. Ubwo wumva turi kubivuga hano, ni nawe mugabo wahamije ko yamaze kugukuraho no kukwezaho ibyaha byawe. Amen. Impamvu ga wowe utakwiyeza nayo wenda twayigarukaho, ni ukuvuka uri umunyabyaha, ukavukana kamere y'icyaha. Nta nubwo ugirwa umunyabyaha nuko wakoze icyaha.
icyo nacyo abantu bakibeshyaho cyane. Harimo ikorosi rikomeye, kubera ko umuntu yibwira ko aba umunyabyaha igihe amaze gukora icyaha, ariko nyamara ntabwo uba umunyabyaha igihe ukoze icyaha, ahubwo uri umunyabyaha kuko ukomoka kuri Adamu wakoze icyaha, abamukomokaho bose bagahinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Ibyo jya wibonaho ahubwo ni urubuto rwera ku giti kiguteyemo. Niyo utabikoze rero kubw'iyo kamere umunyabyaha imbere y'Imana. Ahandi muri Yesaya 6 avuga ko uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro ahantu hazima umuntu afite ngo ni ibisebe binuka bitigeze gukanwa no kubezwaho tuvuze. Nayo mpamvu uhora wihana nyine, wewe uhora wiyeza, ariko ugasanga n'ubundi uracyanduye ntiwera. Ariko icyo usabwa uyu munsi ni ukwemera ko noneho hari uwakwejeje kandi akaba yararangije umurimo wo kukweza. Reka tuvuge ubundi si imyaka umaze ukora ibyo bintu byo kwiyeza, byo gusaba imbabazi z'ibyaha, muri ibyo baravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro bya ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro byawe, dore impongani kwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa. Amen. Niyo mpongano. Icyo nicyo wizera noneho ugatunga umutima ukubwira ko wejejwe cyane. Naho kwiyeza cyangwa kwezwa n'abandi, nawe waba umugabo wo guhamya ko bitigeze bikugira umukiranutsi uwera imbere y'Imana. Uhora wumva umutima ugucira urubanza ukubwira kuri umunyabyaha, kandi ukabikubwira umaze no kwiyeza n'ubundi umutima ubukubwira ati ntabwo wera. Yego ubwo rero nzira uretse na Bibiliya itayemera ariko iyo nzira uretse na Bibiliya itayemera ariko nawe umutima wawe urabihamya uhamiriza ko idashoboka. Ariko kubishoboka nawe aho wabikoreye byarakunze, baba ari ababikorerwa n'abashumba babo, baba ari ababikorerwa n'abahanuzi babahanurira bababwira ngo nibaze babasengere bakureho ibyaha, baba ari ababyikorera no ku giti cyabo ngo bapfukamye ngo bari gusaba Imana imbabazi. Umva yabiza kuba ari ukuri, yabiza kuba ari ukuri, biba byaraciye. Kuko igihe kibaye kirekire, imyaka irashize indi iratashye ugerageza, ariko ntibyakunze. Ntabwo byakunze, umuntu arinda apfa akiyeza. Noneho hakabaho ikinyoma gikomeye, yapfa ku munota wa nyuma bakaza kubaza ngo ninde babonanye wenda nk'uyu munsi wenda reka tubabwire ho gakeya mu nzira twagize impanuka, imodoka yagonze umuntu yego iyo twarimo, niyo mpamvu twanatinze kugera mu kiganiro. Ariko reka mvuga iki ngiki, none se nk'uwo muntu wagonzwe n'imodoka yahita apfa yari kubabonanye nande ku munota wa nyuma. Aha bitumye nibuka n'abajya bashyiramo ikintu kivuga ngo Imana yateguriye ubugingo ngo yamutegura ikamuha n'igihe kirekire cyo kurwara. Reka tuvuge ngo naho icyo gihe kirekire wakibona ugasaba imbabazi ukiyeza, naho wapfa urangije kwiyeza utarigeze wizera ko wejejwe, ntabwo wajya mu ijuru ubundi warimbuka. Ese wakwijeje iki? Nta gihari. Yesu yatwejesheje amaraso ye, wewe wakwijesha iki? Ni wewe wanduye uri kujya no kwiyeza. Ukwiye kwemera ko wejejwe n'undi we utari ufite ikibazo. Nibyo. Naho kuva ko wiyeza byo ntabwo byakunda. Ikindi Yesu ntahora apfa, yapfuye rimwe, yapfiriye ibyaha byacu rimwe, igisigariye abantu no kumwizera bakabaho mu isi barababariwe, hari abakiranutsi. Nibyo. Batunze ijuru. Nibyo. Naho ibyo batinya ngo ese umuntu yizeye ibyo ngo ntakwikorera ibyaha, ntago Yesu ari umugabura w'ibyaha, mwizere maze urebe. None se ubundi kutamwizera utyo ntubona ko uhora ubikora ahubwo ahubwo impamvu yo kubikora nyine nuko uba ubaye mu bwami bw'ibyaha, kuko Satani
niwe mwami w'ibyaha n'ubundi. Kwizera Yesu rero ni ukwinjira mu bwami bwa Kristo nyine. Amen. Muri miravuga ngo amaraso ya Yesu yogeje abanduye imitima, ariko ngo nawe wiyambure imyambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Kugira rero ngo dusangire ikiganiro, turagira ngo tubahe nimero muduhamagaraho. Izi nimero zo muri studio mujye muziduhamagaraho gusa mu gihe turi mu kiganiro, naho mu ibindi bihe mwakoresha nimero tujya dutanga dusoje ikiganiro. Yego. MTN ni 0782 44 21 25. Yego. Airtel 0738 turasubiramo. Hari abatangiye guhamagara, ariko reka tubanze tutange karibu kuri bose. 0782 44 21 25. Airtel ni 0738 3 ni karibu dusangire ikiganiro. Allo Country FM. Allo. Oui, allo. Muri bandi. Tafire mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kirimbi. Yego. Izina ni Musafiri DMRC. DMRC ubwambere. Ikiganiro ndagikurikirana cyane rwose kiramfasha. Yego. Cyagufashije iki ubigendanye no kujya mu ijuru? Ibigendanye no kujya mu ijuru nuko namaze kwemera ko Yesu ibyaha byanjye byose yabikiriye. Yego. Abandi umwere imbere y'Imana uko byose yabikuyeho nk'umwana w'Imana. Amen. Yoherejwe n'Imana kugira ngo aze Yego. Imanza twari kuburana abari we uziburana. Yego. Niyo mpamvu rero ntasiba kubakurikirana kuko rwose ikiganiro cyanyu kiramfasha cyane. Yego. Ujye ukomeza ubwire n'abandi iryo jambo ry'ubutumwa bwiza. Ntabwo nabura kubibabwira, hari na benshi nabwiye bari kubakurikira ubu ngubu. Murakoze. Ujye unaduhamagarana nyuma y'ikiganiro dukomeze tuganire. Yego. Murakoze cyane nawe. Aranezerewe DMRC. Ariko izina rye naryo DMRC. Imana ishimwe. Country FM. Allo. Yavuyeho. Okay. Aranezerewe cyane. Ariko nta kintu kinezeza nko kubaho mu isi nta kibazo ufitanye n'Imana. Nibyo. Mu by'ukuri ubutekanye, umutima wawe uguwe neza, ubutunze amahoro adashira. Allo Country FM. Turabumva. Allo Country FM muri bandi. Muraho. Nitwa Soso. Yego Soso. Ku Cyangugu. Yego. Uriya rero niba afite umwavoka ntabwo ahangayika. Yego rwose. Uricara hariya ukavuga uti mfite umuntu uri bumvugire. Yego. Iyo wamuha amafaranga yaba ari uwo leta yagushakiye, icyangombwa nuko wicara hariya akakuburanira. Yego rwose. Abantu rero batekane bagira amahoro mu mutima, dufite tuba ducunguye. Amen. Ako kantu bakumve kandi bakiteho. Yego rwose. Bicaye bamenye ko ari umuntu ufite imbunda ikomeye cyane watuvaniriye. Amen. Usaba mukomeze mukwigisha turi kumwe. Ubwa neza, urakoze cyane. Murakoze cyane. Soso aranejeje nanezerewe. Ufite umwavoka nahangayika. Ntabwo hangayika kandi impamvu uhereza urubanza umwavoka nuko ubuzi neza ko udashoboye kuburana. Nibyo. Ubwo rero ntabwo waruha umwavoka
ujye naho nanone ngo wiburanire wabyica byose. ubugaragaje ko umwavoka utamufitiye icyizere. Yego. N'abantu rero ngira ngo baburiye Kristo icyizere, niyo mpamvu bahora birwanirira. Wowe udukurikiye uraduhamagara kuri 0782 44 21 25 cyangwa se Airtel 0738 ubundi dusangira ikiganiro. Yego. Soso rwose ndumva guwe neza. Aranezerewe cyane. Aranezerewe. Azi neza ko hari wamuburaniye kandi akaba azi neza ko hari wamutsindiye. Yego. Ku buryo Allo Country FM. Allo Country FM. Yego, turabumva muri bande muherereye he? Muri bande muherereye he? Turakumva twebwe. Twe turakumva rwose. Arongera garuke turakira. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Watubereye umwavoka mwiza. Ariko rero advocacy ya Yesu cyangwa se kutuburanira abantu benshi ntibanabisobanukirwa. Ariko burya ntabwo urubanza rwacu rwari rworoshye. Yego. Rwari urubanza aho Yesu yaragiye kuburanira umuntu azi neza ko uwo muntu ibyaha bimuhama. Azi neza ko umuntu ibyaha bimuhama. Ahubwo Yesu yari yiteguye ko uwo muntu kuko ibyaha bimuhama yemera ahubwo no kujya mu gihano uwo muntu yarakwiriye kujyamo. Ubundi abavoka ba hano yutsinzwe aritahira nawe ugataha. Yego. Ugakurikirana ibisigaye urukiko rukagukurikirana ndetse n'igihe utava aho ngaho ukanakatirwa ugahita ujya kugufungwa. Yego. Ariko Yesu we suko byagenze. Yarazi ko umuntu aje kuburanira ari umuntu ufite ikibazo watsinzwe ahubwo yari yiteguye ko no mu gihano uwo muntu yakatiwe nanone Yesu ari bukinjiremo. Yego. Reka twakire. Allo Country FM. Turabumva muri bande muherereye he? Nitwa Elisa njyana muri Kamembe. Yego, Elisa muri Kamembe. Hari ibibazo bibiri nari nagize nyuma y'icyo kiganiro. Icya mbere nabazaga ni se umuntu wamaze kwizera ni iki kibimubwira nyirizina ko yizeye umwami Yesu nk'umukiza mu bwe? Ikibazo cyiza. Yego. Naho kandi ikibazo gise umuntu wamaze kwizera birashoboka ko yakora ibyaha akagwa akarimbuka. Reka tugusubize nawe urakoze utega amatwi. Arakoze cyane. Arakoze. Twamusubiza tumubwira ko ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yizeye ko yakuweho urubanza n'amaraso ya Kristo Yesu. Yego. Icya mbere nuko mu mutima we hakurwamo nyine urwo rubanza. Yego rwose. Mu mutima we hakurwamo urwo rubanza rw'iteka yagendanaga. Yego. Akumva afite amahoro. Yego. Akumva afite umunezero. Akumva afite ibyishimo. Akumva nta gishidikanya na gato ku bigendanye no kujya mu ijuru. Amen. Icyo nicyo kintu kigaragaza ko umuntu yizeye nuko atandukana nuko yarari mbere atarizera ariko mu mutima. Yego. Yego. Urumva Roma 5. Yego. Gwera ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ariko kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubundi mu busanzwe umuntu aba yumva ko ari mu rubanza. Iyo umuntu ari mu rubanza rero afite ubwoba. Aba yumva Imana imugenza. Yego. Akayumva nk'umucamanza utamureba ijisho ryiza umugenzaho ibyaha kandi ugomba kumuhana. Yego. Iyo rero umaze kwizera ko Yesu yagutsindishirije ikintu cya mbere gitaha mu mutima wawe n'amahoro. Amahoro muri mbye ravuga ngo kuri ubu ngira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye ngo atemba nk'uruzi ngabisi ntabwo bayazi ngicyampa ngukaba
uyahawe nawe undi muririmbyi avuga ngo iteka nagendaga abari guhamagara bihangana twari dusubize iki kibazo turabafata mu kanya iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro, ahubwo batega amatwi kubera ko nabo byabafasha. Yego, ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro azibagirwa ukundi. Umuntu aba afite umubabaro atazi n'icyumutera udashira ntihagire ikibasha kumumara umubabaro, akawugira yariye, akawugira yacuruje yungutse, yaguze imodoka, yakoze ubukwe, yubatse etaje, yabonye perimi, ariko umubabaro yego ugakomeza ukaba umubabaro. Yego rwose. Noneho ngo kugeza ubwo nageze ahantu hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Ndenda kuvuga akantu yavuzemo ngo ryabaye itangiriro ry'umunezero wawe. Ngani umutwaro wambuye ku mugongo. Umutwaro nyine ukuvaho ukaruhuka, ukema ugatunga umutima ukubwira ko wababariwe, nta kibazo gifitanye n'Imana. Hari ikindi kibazo yabajije kandi nibyo koko nyine hirya y'imbabazi nta rubanza. Hari ikindi kibazo yabajije se umuntu wamaze kwizera ko yababariwe ibyaha bye byose na Kristo yasubira inyuma akaba yakora icyaha cyangwa ibyaha akarimbuka? Yego, reka tuvuge ngo ntibibaho kubera ko kurimbuka ko ntibishoboka, kuko ibyanditswe byarabivuga ko ubugingo bwiwe buba buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Kandi hari naho Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi muri Yohana mu gice cya 10 ku mirongo nk'iya 30 gutyo. Ngo kandi nzifite mu kiganza, nta ubasha kuzivuvunura mu gipfunsi cyanjye. Yaba ari biriho ndetse mu Baroma n'ubundi mu gice cya 10 ku mirongo 33 nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo. Yego, yaba ari biriho, yaba ari ibizaza, yaba ari ubugingo, yaba ari urupfu, yaba ari amakuba cyangwa ibyago, yaba ari abafite ubutware ndetse n'ubushobozi, nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Ubwo umuntu wizeye Yesu nyine cyaba yakiza ahubwo nuko kurimbuka. Iriya jambo wavuze riri muri Yohana mu gice cya 10 Yego, umurongo wa 27, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira, nzi ubugingo buhoraho kandi ntizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Umurongo wa 28, data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwanjye. Nta ubasha, ntawe, ntibishoboka. Ikindi twavuze ni ukuri Yesu ntabwo ari umugabura w'ibyaha. Mwizere azagukiza n'imbaraga mbi z'ibyaha, ubeho ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi, uba n'umuntu wishimiwe n'Imana no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nibyo, nawe kandi wishimiye agakiza, wishimiye kubaho, wishimiye Imana, utakiyihunga, wumva ko ari umubyeyi wawe. Amaraso ya Yesu rega yadukijije mu buryo bwombi. Icya mbere yadukijije urubanza rw'ibyaha, ariko icya kabiri agenda adukiza n'imbaraga mbizi zabyo. Ngira ngo twamufashaho umwanya munini kadufasha abandi. Yego. Alo Country FM. Country FM, alo. Turabumva, muri bande, muherereye he? Nanone yemere sinagiraga ngo mbwire uwo muvandimwe wacu agomba kumenya ko uwakire Yesu nk'umukiza we akamwizera, yego, byose birikora. Yego, kuko ntabwo ushobora kurimbuka uri kumwe na Yesu. uba waramaze kumwakira akakuyobora, kandi ukaba uvuga ati nta rubanza mfite. Amen. Hari umuvandimwe wahamagaye avuga ati iyo ufite umwavoka ufite urubanza ntabwo ubugira kuko uba ufite ukuburanira. Ubwo rero ntabwo ushobora kurimbuka waramaze kwizera Yesu Kristo, kandi uzi ko yagupfiriye. Amen. Ibyo ngibyo bita byikora. Umuvandimwe rwose abyumve ko iyo uri muri Yesu byose aba ari amen. Urakoze cyane.
Ni Kirisho. Yego. Hari aho mu Waroma mu gice cya 8:31 Yego. havuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Yego. Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. 33 ntuzarega intore z'Imana. Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ntawazirega. Gutsindishirizwa no kugirwa umwere. Mu gihe waburanaga ukagirwa umwere. Imana rero kuko niyo mucamanza wo hejuru. Niyo ihamya kuko hejuru y'Imana kandi nta rundi rukiko ntarwo ihamya ko turi abera. 34 niyo uzaziciraho iteka. Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Azizukanye azizamukanye. Amen. Imana ishimwe iteka kandi nanagaragara nanone tuzahishuranwa nawe nibyo turi mu bwiza bwe nkuko n'ubundi jambo nkuko warubivuze bivuga mu Efeso mu gice cya 2:6 ko yatuzamukanye tukaba twicaranye nawe iburyo bw'Imana turi muri we nyine turi muri Kristo Yesu. Amen. Ariko iyi ni assurance ikomeye y'agakiza. Yego. Ni assurance ikomeye cyane y'agakiza. Yego. Kuba umuntu yumva yishingiwe n'Imana, yumva nta umurega, yumva nta rubanza rundi agifite. Yego. Reka ngaruke no kuri yagisida twakoze. Nukuri n'imodoka yataye equilibre hafi yo kugwa mu mukingo ahantu kure. Ariko nta kibazo twari dufite. Twarimo twiganirira ijambo ry'Imana twakomeje turaganira. Twe twanamenye ibibaye ari uko ubwo tubonye umuntu agaramye aho mu muhanda. Nta kibazo ufite. Nta kibazo ufite kwa kwishikagura. Kumva gace ko abantu bafati kwa kinara Yesu. Buriya n'ubwoba bwo kurimbuka burya. Ariko muri Kristo n'amahoro. N'amahoro. Ubu nabayishingiwe. Ubuzi neza ko ari urupfu. Hari Pawulo avuga ati kubaho ni Kristo no gupfa n'inyungu. Ari ukubaho ni byiza, ari ugutaha ni byiza kuko ubutaha uzi ubutaha heza bigendeye mu rugo ndetse harushijeho kuba heza. Amen. Ndetse Pawulo aravuga ati ngiye kubwanjye reka twakire. Yego. Allo Country FM. Tumeze neza muri bande muherereye he? Itwereke Nyamasheke. Yego Erike ikiganiro cyagufashije iki? Ikiganiro ntabwo nagikurikiye ariko aho nkurikiye numvise umuvandimwe wanjye Musafi Demeresi arimo atanga ikiganiro gifite ubumenyi kabisa. Aha. Umuhungu akunda kubakurikira cyane sinzi niba ari umupapa cyangwa ari umugabo. Aha. Ahubwo ko usibye DMRC yizeye ko yakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu bikamugira intungane imbere y'Imana. Nawe niko bimeze? Yarajijutse ku by'Imana no kumushaka kabisa ariko muvugeze neza wampa nimero ze niba muzifite nanjye nkamuhamagara akanyigisha. Noneho tanga izawe cyangwa se nkazategereza ku kiganiro mu kazi mwaka nyine nkazandika. Vuga izawe arakumva kuko aradukurikiye. Natwe turaba tuzifashe natwe tuzaguhamagara. Nta kibazo. Vuga nimero yawe. Imbaye nimero yanjye. Yivuge mu magambo. 09. Okay. Komeza. 83. Okay. Komeza ntuhagarare. 0983 Yego. 404. Yego. Ari we azakuvugisha natwe tuzaguhamagara. Yego. Urakoze cyane. Ugira ijoro ryiza. Yego. Yesu amaze kweza no gukuraho ibyaha
that's the gospel. Ubu nibwo butumwa bwiza. Bindi wapi ubeshya ikinyoma kuzamurwa nuko kuzamurwa mu ntera nuko kwicazanywa n'abakomeye nuko gucazanywa n'ibikomangoma. Kuzamurwa nuko wari umunyabyaha ukagirwa intungane. Nuko Allo Country FM. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Narimvuye Soso. Yego Soso yagarutse ku Kacyango. Bano umuntu yatanze mituweli. Yego Soso. Ntacyo yishisha. Yego. None yatanze abafite ubwo batinya kwa muganga baranyishyuza. Yego. Nibyo mugabane rero batekane bagira amahoro. Bafite umuntu watwitangiye. Amen. Ariko Soso nidutanga nimero mu kanya dusoje zacu bwite. Nidutanga nimero dusoje. Ngewe rega mujye menya ko mwansuye kuba direge turazira. Sawa. Okay. Rero mwansuye twaraganirije. Okay. Sawa. Uburyo bwa ngo twatanze mituweli. Yego rwose. Hari uwayidutangiye. Hari umuntu wadutangiye mituweli. Yego rwose. Amen. Country FM. Allo. Yego turabumva, muri bande muherereye he? Twihuse. Ni William muherereye Nyabitekere mu karere Nyamasheke. Yego William, ikiganiro cyagufashije iki? Ikiganiro cyamfashije rero. Numva kwizera k'umuntu. Yego. Ni byiza cyane kuko Yesu yagiye ku musaraba adupfira. Kugira ngo tubeho turi intungane. Amen. Nawe uri intungane William? Intungane? Kuri njye numva ni intungane kuko Yesu yatwitanze. Amen. Nibyo ngibyo ubyize udashidikanya ko nukuri ku ijambo ry'Imana n'Imana irabihamya. Kandi intungane wabo ni mu ijuru. Nawe utunga ibyo byiringiro by'uko iwanye ari mu ijuru. Yego. Ijoro ryiza. Urakoze na William. Twibutsa abantu ko turi kuri YouTube, ijuru ntirikorerwa TV. Yego. Munyarukireho kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro amanywa n'ijoro. Yego. Haba hari ibiganiro byinshi aba bantu muvuga muzajya mubabona, aba bantu bari kuvuga muri studio n'abandi benshi muzajya mubabona noneho live. Tubaha n'umwanya wo gutanga ama comments. Allo Country FM. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Twihuse. Muri kuvuga niyo nkuru Daniel ndi hano Igihundwe. Daniel, ikiganiro cyagufashije iki? Ikiganiro nuko numvishe ijuru ntirikorerwa. Yego. Yibaza ati nkamwe muri kubwiriza ubutumwa bwiza, ubwo mushobora kuba mwungukira hehe? Cyangwa se bishobora kubafasha mu gihe ijuru ridakorerwa. Urakoze. Turi kuvuga ibyo natwe Imana yadukoreye muri Kristo. Ijambo rivuga ngo Imana imaze kwiyunga natwe ku bwa Kristo, ibiduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Turi gukorera ijuru, turi gutangaza ko twariherewe ku buntu muri Kristo. Umaze kurihabwa, umurimo ahabwa no gutangariza abandi ko Imana yaritangiye ubuntu. Kugira ngo n'abandi babimenye. Undi muri biravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Turi guhamya ibyo natwe yadukoreye. Ntabwo turi gukorera ijuru, ahubwo turi kuvuga uburyo Imana yariduhaye ku buntu muri Kristo Yesu, kugira ngo n'abandi babyumve nabo bizere ijuru ntabwo ari ritoya, nabo tuzaribanemo. Ese udakorera ijuru ubwo nyine nk'amatiki yanyu mwazayagaruriza hehe njyewe kuko byambera amayobera? Ntabwo tugamije kugaruza, ahubwo Imana yatanze byinshi ibiduhera ubuntu, nako dukwiye kubaho dutangira ubundi. Nawe nibyo nageraga ngo nsobanukirwe. Murakoze cyane. Ngira ngo hasigaye umunota umwe, nta muntu twongera kwakira, ariko bakoze cyane abahamagaye bose turabashimiye, n'abagerageje ntibikunde nabo turabashimiye. Yego. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Reka tubahe nimero zacu zisanzwe. Yego. Muza kuduhamagaraho nyuma y'ikiganiro. Izanjye MTN ni 0784 42 57. Airtel ni 07 33 99
33344. Izanjye ni 0788 36 yego rwose izo ziriho zihoraho ntizijya zivaho. Yego ikindi dufite group ya WhatsApp ushaka kuyijyaho yatwandikira kuri 0784 4257 tukamushyiraho agakomeza gukurikira ibiganiro umunsi ku munsi. Yego amore Imana abana n'abizera Yesu Kristo bose batarya yo n'iteka ryose. Amen. Amen. Turabakunda.